Muraho neza abakunzi b'ubumenyi ICT-TV. Murakaza neza kumenya ICT-TV. Nkuko bisanzwe muri kumwe na Francis Xavier ubifuza ishya n'ihirwe. Tubashimiye abakoze subscribe, tubashimiye ababashije kugira uko bakora participation kuri channel yacu bita ubumenyi ICT-TV. Tubashimiye cyane, dushishikariza n'abatarakora subscribe ko bayikora. Akanya rero tugiye kureba hamwe akantu k'ubwenge mujyanye n'ikoranabuhanga. Murabizi ko rero dukora, tugiye kurebera hamwe uko wenda wareba ko ufite inguzanyo ya Safari cyangwa ya BRD, nimba warize kaminuza cyangwa yenda ukaba utarayize, ariko hari uburyo bashyizeho ubugera kuri bunga ushobora kurebamo ko inguzanyo ufite, ayo ugezeho wishyura, ayo usigaje, cyangwa niba utaratangira kwishyura koko ukareba kuri muri systeme ushobora kubireramo. Tugiye kwifashisha ingero z'abantu bagera kuri babiri, turebe abatangiye kwishyura, abari kwishyura uko bimeze, abatari kwishyura uko bimeze, uko ushobora kubibona koko mu by'ukuri niba wagushyira muri Safari. Turatangirira kuri iki, uragenda urugero hari system ya Mifotora abantu bakiraho akazi. Iyo ni system ihuza abantu benshi, bahuje rero ushobora kureba ko urimo inguzanyo cyangwa nta nguzanyo urimo ya leta yenda wigiyeho amashuri ya kaminuza. Kugira ngo birebe rero urabanza ufungure browser yawe. Nyuma gufunga browser yawe uzana wandikemo Mifotora, ugiye kureba information kuri Mifotora, ubiloading uze kwinjiramo Mifotora ifunguke. Ushobora none kutakoresha Mifotora ugakoresha icyo bita IPPS, IPPS self service IPPS. Ushobora kuhanyura naho ukaba ari ukorera. Izi ni inzira zitandukanye ushobora kubiraramo ko urimo nose, cyangwa ukajya kuri system ita Minuza akadomo BRD, ugahita ujyayo naho kuri Minuza urayibona rwose, minuza.brd.rw. iyo ugiye kuri Minuza hano rwose naho ubona amakuru agendanye n'uko niba warakeretinzemo account ushobora kwinjiramo rwose ugahita ubona amakuru agendanye niba urimo umwenda cyangwa ntawe urimo. Mbere no kujya aho ngaho kuri Minuza ushobora kuza ukajya muri payroll kuri IPPS, irabitanga byo nabyo nta kibazo, cyangwa ukajya muri Mifotora nk'ugiye kwiyakira akazi gasanzwe ukabona imyanya iri ku isoko. Iyi myanya iri ku isoko kuri profile yawe, hano kaza kuri ahanditse advertisement, tukaza tukareba hano munsi ya profile required ibyo wujuje, ukaza hano handitse BRD education loan status. Bivuga ngo uyu muntu ageze kuri 99% yishyura. Nimba uri kuri 0% utarishyura, no kuvuga ngo nta urimo inguzanyo nturatangira kwishyura. Niba ugeze kuri 5%, niba ugeze kuri 40%, bigenda byandikaho hano. Nk'urugero dufashe uyu nguyu arimo miliyoni zigera hafi kuri 2, grafike ngiyi turahageze kuri grafika yishyura. No kuvuga ngo afite miliyoni 1,575 n'amazeru, amaze kwishyura miliyoni 1,531, asigaje 13 niyo asigajemo remaining. Bivuga ngo nusanga bimeze gutya upontinza ngaho uzatubona umwenda urimo rwose, uhite ubati ni umwenda mfite n'uyu nguyu. Urabona iyo wakakishemo umurongo ikwereka ibisigaye bibiri, wakakoramo umurongo ikahita ikwereka ibisigaye. Ushobora gucishamo umurongo kariya barangiza tukareba ibisigaye. Urabona ko biterwa n'iki, n'ugashishamo umurongo uzamera nk'uba utagahidinze. Ubu rero ni uburyo bwo kureba amafaranga warihiwe na leta, ayo wishyuye, ayo isigaje kwishyura, nayo wari uteganyije kwishyura yose hamwe muri rusange uko ngana. Iyi ni uburyo ubirebera muri Mifotora. Abantu bose bafitemo konti muri Mifotora kuko bashaka applying akazi, bashaka akazi ka leta cyangwa akazi kandi cyane muri akazi ka leta mu bigo bitandukanye, uzabibona aha ngaho uvuga ati mfitiye umwenda ungana gutya leta, umenya aho ugeze wishyura ubashe no kubikurikirana. Ushaka kureba rero details zabyo uzaza kuri website yita Minuza. Numara hano kuri Minuza wilogging in, hano wilogging in ushyemo creating username na password, wilogging in urebe umwenda muri rusange ufitiye leta, urebe umwenda muri rusange ufitiye leta. Numara kureba usare umwenda ufitiye leta, nimara kwinjira muri systeme
uhita ureba muri systeme ya minuza urebe umwenda ufitiye leta ukungana. Uzabirebera ahangaha, ariko kugira ngo urebe wenda ko ugize ushobora no kuzana muri IPPS. Muri IPPS naho waba tubonamo nk'ibyo turimo kureba hano kuri aka ka dashboard. Wowe rero warangiza naranditse ngo update, ushobora guklikaho kugira ngo bigendane n'igihe niba warangije kwishyura ngo be status updated. Nuko ngo ubu ngubu ahangaha nta mwenda asigayemo. Hari igihe system bitara bya updatinze ukitubona ko nta mwenda afite leta. Nimba ari updated uhitona ko nta mwenda afite leta bitewe n'icyo yenda ashaka kugira ngo ugireho. Ibi rero ni amakuru ushobora gutanga ahantu runaka. Okay, tushobora kugira rero tukinjira mu yindi account y'undi muntu tugakora update, tukajya kuri update tukaroging out, tukarebera undi muntu enda amakuru afite agendanye n'umwenda afite muri system. Cyane iyi system iduhuza nk'abantu bashaka akazi ni bita Mifotra recruitment. Mifotra niyo ushobora kuboneramo amakuru yose ajyanye n'umwenda waba ufitiye leta. Uko narimo mbibereka uburyo bworoshye, tubona ko uyu muntu umwenda afitiye leta n'uyu nguyu nasigayemo n'atarishyura. Reka turebe rero undi muntu, turebe ibintu turatangira cyangwa nta n'umwenda afite uko abibona. Turinjira muri systeme duhitemo undi muntu. Nitumara kuhitamo undi muntu twinjiye muri account yiwe. Uyu muntu turebye dashboard yiwe izakwereka ko nta mwenda afite, nta graphique n'imwe. Total loan inguzanyo afite ni 0, inguzanyo yishyuye ni 0, isiga ni 0. Ariko hari igihe iba warariha na leta ikaba gushyira muri systeme ku buryo unabona nawe bimeze nkaho nta mwenda nta nguzanyo yigize uhabwa na leta. Itara gushyiramo nabyo urabibona. Ariko iyo gushyizemo uhita ubona aho ugeze wishyura. Uramutse ubihagaritse wahita gushyira muri CRB. Ni ubwo buryo dutandukanye turebye bwo kunyureba cyane tuciye muri Mifotra uburyo wayabonamo ko ufite umwenda leta. Ni uburyo wayirebamo. Uburyo bwo kuza kubona ushaka ugaca muri Mifotra niba usanzwe ufite akazi. Usanzwe ufite akazi wacana muri self service ukabona inuza umwenda waba uri gushaka akazi nabwo wenda ukareba umwenda niba wagushyira muri systeme uzahita ubibonamo ahangaha bitewe na profile wujuje yawe. Cyangwa ukazana muri minuza ugakretingamo account warangiza ukinjiramo kugira ngo ubashe kumenya ibyimbitse ayo wishyura, ayo ugomba kwishyura, cyangwa cyita raporo yayo wishyuye uresha cyane muri minuza. Bakoze murakamara mwari kumwe na Francis wifuzisha nihirwe. Mukomeze mukubwe neza mukora share, subscribe kuri Umenya City TV. Tugenda munsi ku munsi kugira ngo tubashe kubona ibyiza byinshi. Ciao ciao.